reka tubanze dutere metero muri aba bantu aba babyeyi ko nawe umaze kubumva barapfiki. Abantu bitegure kumva ibidasanzwe. Kuri la dosiye nayibonye kandi hari izindi kesi nari maranye iminsi. Umugabo abika amabanga yose usibyaye. Abika amabanga y'abandi akamenaye. Kucyumva? Ariko umugore amena y'abandi akabikaye. Kakano karakomeye. Akakantu gasobanure neza karakomeye. Umugore ibyo nibyo ndi kuvuga abantu batari bamenyereye kumva. Ariko buri wese ukurikiye kiro kiganiro ngaho rero baza umugabo we noneho we tuza ari mu biki. Ntago gucana inyuma bisenya urugo. Cyetse urwo abafite imitima yoroshye. No. Kandi ubwo hasenya gucana inyuma bisenya umugore ntago bisenya urugo. Urugo ni ibyo byose n'abana. Ubu umugore yaraguciye inyuma mufite abana batatu, umwe gardienne, undi primaire, undi secondaire, murakora gatanya abo bana bashire heye. Sinzi ahantu babikomora kubikabiriza kumva ko ari ibintu bihambaye. No. None wabajya basenya urugo kubera ko umwe yafashe ndaca inyuma. Nabataza agaciro k'urugo. No, ntago ibonano mpuzabitsina ariyo base y'urugo. Please. Ngiye kwahuranye mwihangane. Yes, reka tubahe ikaze mwese mukuri kibiganiro byacu kuri Karegeya Omar Pano. Turabasuje nako tubashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, mukomeje kubisangiza abandi, mukomeze gukora subscribe, mukanda like, muduhamagara, mutwandikira, muduha ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twabasezeranije yuko tutazabatengwa, tuzakomeza kubaha ibiganiro kandi ibya biganiro by'umurongo mwiza wo kuri Karegeya Omar Pano. Mpora ni ukwigisha, ni uguhugura, ni ugutanga amasomo, ariko kandi ubufasha, ubutabazi ku bantu nyine bakeneye gutabarwa hirya no hino, abo ngabo abarenganye n'abandi bantu batandukanye nk'abo ngabo. So ahangaha rero niho mu bisanga byose. We wabikunze ujye ubwira n'abandi uti kuri Karegeya Omar Pano haba hari ubuzima kandi nyabuzima. Ngo haye ikaze nanone. Asante sana. Nana kwifuriza weekend nziza. Yego. Mukoze cyane. Umeze ute? Sandaho ariko nagiye muri asomsiyo mama. Ni vumbi. Vumbi ry'ikarembure ryinshi cyane. Ryinshi cyane. Rigushyiramo kagiribe. Ntangira kwitsamura. Nuko rero batuzimana n'ibituvuna cyane mu mutwe nuko. Ariko harahavuye imvura nubwo nge ntayumvishe nari muri nini. Ntago nayumvishe ariko ntabwo hakeye mbona ahantu hose imisozi yegeranye. Hari amafu. Baya mu bintu bimvuna cyane no gukora ku gihe cy'izuba. Ko buriya iyo ari kuzuba na saa 4, igihe cy'izuba na saa 4 iyo shoje ikiganiro cya mu gitondo ngera hanze rikahita rinkubita mu maso nkumva umvugo ubwenge buragiye. Ariko hari amafu gwatangiye kuza amafu tuzajya dukora ibiganiro byinshi bishoboka cyane. Ikintu cyinshi intege n'izuba. Iyo hari amafu n'ibiganiro bitatu nabikora cyangwa 4 cyangwa se ngomba afite imbaraga. So rero ubwo nuko uyu munsi kwa gatandatu ndakora nimugoroba. Ariko ejo nzajya gusura abantu ku Muyumbu cyumweru. Hari abantu nzajya gusura ku Muyumbu. N'abavandimwe ariko nabyo ni muri cadre y'akazi kuko nzafatayo n'amavideo. N'abantu bafite imari ziri ku isoko bansabye ko hano wenda bashobora kuba babona abakiriya. Burya abantu barareba cyane bavuze bati kuri iriya cano kandi nta munyonzi ubaho, nta mukozi wo mu rugo ubaho. Barambwiye bati umuntu iyo turebye umuntu wa nyuma ushobora kuba kuri KOP ashobora kuba ari nka directeur wenda cyangwa umwarimu wa primaire kuzamura. Yego. So bivuze ko abo bantu 52,000 byabamaze kwiyabonesha kuri KOP. Biganjemo abo bantu bafite ubushobozi. Ashobora kugura inzu ya $50,000,000. Donc bure nicyo gituma barahisemo
abo bantu bari ku Muyumbu barahisemo ko najya kubarebera iyo mitungo bashaka kugurisha kugira ngo abakunzi bacu bazayirebe kandi koko birakunda rimwe na rimwe. Hari akabari nigeze kwamamaza kitwa La Grace Deus iruhande rwa gereza ya Kimironko aho gereza yahoze. Nako nakoreyemo video nyirako nawe ni umwe mu bari hano. Hanyuma nawe ampitamo arampamagara tuzaza undebere akabari karimo sauna na massage, karimo maison de passage, karimo ibyumba, karimo jardin. Ataka aha hantu hakeneye umuntu uhakorera. Ejo bundi nagiye usanga barimo barahari bahakorera. Yego nabo bansaba kuzakamamaza ngo abakiriya bamenye uzanjyana ariko ngiye kutaka sauna bura nejo nimba ku Muyumbu uzambwira kabagana yari oya zirahari nyinshi. oya ndavuga aho ngaho La Grace Deus iruhande rwa Ntuza iruhande rwa gereza ya Kimironko kaga twa duhanda dushyashya bagiye bakora ukazamukaho gatoya ugahita ukata iburyo urenga nk'ibipangu 2 cyangwa 3 ko buhageze. Ubwo bari bambwiye ko nabo nzabamamaza ariko ntago turabinoza neza ntago nasubiyeyo. Ngira ngo nta nubwo byananiranye ntago byananiranye impamvu ntabishamadukiye nuko hari akandi kabiri ka mushuti wanjye Sostene Musonera kaba mwizindiro hejuru ugana kuri Azamu ugiye kwinjira iri abayita nibera free trade economic zone ibintu nk'ibyo. La Vista Kigali urumva nawe turi mu ngamba tumaze iminsi tubipanga kandi ntago nakwamamaza abantu babiri bakora ibintu bimwe. Yo ubonetse mbere ufatu ntago nakwamamaza La Grace Deus ngo namaze na La Vista kandi biri muri zone imwe. Ariko ubwo nubundi ni nkaho nubundi nabirangije. Ubwo nk'urugero nk'ubu namamaza Auto École yo kwa Clement Inyamirambo nkatangana nimero ze. Ariko ubwo hari nk'indi yitwa Nyarugenge yamamaza kwa Dashimu irimo umugore ufite ijwi ryiza ntago ndamubona ariko Dashimu yambwiye ko ntago ari ijwi gusa. Ariko no kuvuga ngo niba narakiriye Clement uwo mudamu yitwa Bea avuga neza cyane kuko bajya bamuhamagara akaza no kuri no mu nzu y'ibitabo mu kiganiro. Ashatse kunyamamaza aho byasaba ko manza nkasezerera Clement. Ntago nakwamamaza abantu babiri bavuga ibintu bimwe pe. Ntago ari ubunyamwuga. Byaba ari gukunda amafaranga ariko byaba ari gukunda amafaranga. Mutsindashyaka akiba muri Mineduc hamaze kuza icyongereza bashyizeho kwambara amataburiya ku barimu yarababwiye bamubajije iby'umushahara yarababwiye rero ati yukunze urwagwa n'imineke wenga amazi. Ari imineke urayikunze n'urwagwa urarushaka urabanza uryimineke wenga amazi none uzabeshya abantu kubahaye urwagwa kandi imineke wayimaze. Kwamamaza hoteli ebyiri abantu bakora serivisi zimwe kubamamaza burya baba bakundiye ubwinshi mu mazi bamugane wagashuye. So nuko nguko kandi nge niko mbaho nta birenze kuko amafaranga no objectif ihora ngiye kuvuga inatteignable sinzi niba ariko byakabaye bigenda igoye kuba ata. Donc uno mwaka uravuga uti ndashaka ko uyu mwaka nkoreramo miliyoni 30 utaha ugasanga uhora gutyo. So uyishinze rero ibindi byapfa kandi rimwe na rimwe ushaka gushaka amafaranga rimwe na rimwe ukirengagiza ibindi. Ubundi hari triangle ivuga wealth, health na worth. Ubukungu, ubuzima n'agaciro sociale. So rero iyo ujya ubundi biba bisaba ngo ibyo byose bijyanire rimwe. Ukora akazi kaguha amafaranga, ukore siporo, unywa amazi, urye imboga n'imbuto, ugira ubuzima, ariko utaha ubukwe ujye ku kiriyo ugire n'agaciro muri societe. Iyo rero ukurikiye wealth gusa, health izayagutwara mu masaziro.
ntiwabonye umwanya wa siporo, ntunywa amazi, nturya imboga n'imbuto, donc bikazakugaruka ya mafaranga wakoreye ukajya kuyatakaza ushaka health. Ukagira wagenda none ibyo ngibyo wabitwara byonyine utajya muri udatabara, udataha ubukwe, utajya mu minsi mikuru nk'iyo ngiyo. Ejo nari nagiye mu mubatizo aho ngaho Karembure, ukibagirana muri societe. Iyo wibagiranye muri societe nawe hari igihe uzabakenera ubaburi, ugira ibyago buri gutabara, ugira ibirori ubure ababitaha. Hari urugero bajya bakunda gutanga, sinibuka aho byabereye ariko nishyiramo ko ari nko ku Muhima, hano muri biriya bice byo kwa Kabuga ahantu hahoze Chenivere, nishyiramo ko ari aho hafi. Ahandi bavuga ko hari umugabo w'umukire gutabara kwe byabaga ari gutanga amafaranga ariko ntahagere. Nawe rero agize ibyago ngira ngo imbwa yamuririye nk'umwana. Ni ibintu ni ibintu biba bivugwa utazi ntuza ariko byigisha abantu. Atabaje imbwa imuririye umwana, atabaje abantu, abaturanyi bakajya bacisha ibiceri hejuru y'igipangu bakamwohereza amafaranga nk'uko nawe abohereza amafaranga mu gihe bagize ibyago cyangwa bagize ibirori ariko ntahagere. So bisaba umuntu rero wuzuye agomba gufata ibyo byose. Niyo mpamvu rero amafaranga iyo yishinze ugakanuna amaso ukayashakana umujinya, azongera kuvemo tu. Ako kana abantu bakumve. Ntabwo ari nk'uko bakumva. Hari abareta bavuga ati kiriya gicucu Karegeya buriya kiba kivuga ibiki, cyarayashatse kirayabura niyo mpamvu kitayakunda. Ariko ngewe amafaranga nkenera arabaze, ni iby'ingenzi kandi nabyo iyo iby'ingenzi byarenze andi abaraye abandi bafashisha abandi. Nkunda ari urugero naguha niba narutanze hano. Ntabwo nahuye ukuntu umuntu twigeze kugira imanza ebyiri ibyumba. Umugabo umwe yari yabatirishije, ari umukozi ukora muri ONG ariko akorera udufaranga turinganiye, twajyaga kungana nk'utwo nanjye nakoreraga muri SOS. Arabatirisha, arangura amakesi 10, agura ibiro nka bingahe by'inyama. Ibana turagenda urugo turakubita turuzura ku buryo bwa bukesi twari tubuhuye. Buri kanya buri masaha 3 twoherezaga igare kuzana andi makesi kuko abashyitsi barenze abo yateganyaga. Ubwo rero ibyo byaberaga ku Gisuna, ariko ku Mukere hari undi mukire wabanje muri za zahabu agera muri bya Actros, ariko ayashakana mbese umujinya. Ageze kuri Actros nk'eshatu akora ubukwe, abatirisha abana, anasezerana mu kiliziya, mbese araregulariza. Yohereza kwasiteri aho avuka iwabo 3 zizana abantu, azana afuso y'inzoga, abaga n'ikimasa. Ni ukuvuga ngo izo kwasiteri 3, kwasiteri n'abantu bangahe 28 ngira ngo sinzi neza ariko ikirori cye bari abo bantu baje muri izo kwasiteri gusa. Abandi bo mu mujyi ntawagiye kuko ntago bari bamuzi, bamenya agaciyeho. Noneho cya kimasa, inyama zibura bazirya, inzoga zibura bazinywa, ku buryo byabaye nko kuwa gatandatu. Bigera kuwa gatatu amakesi akirimo inzoga, agafata imodoka akajya gupakira amayibo ngo zize zinywe izo nzoga, abona uko asubiza amakesi muri Bralirwa. So ivyo rero ni isomo abantu bakagombye kumva, nubwo cyane cyane bisigaye bitunanira cyane cyane aba YouTubers. Abatuberi mugomba kwikubita agashyipe mu buri mwanya w'ibintu biri social, kubera ko YouTube nyine ni nabyitangukira ni full time work. Iravunanye cyane. Iravunanye gushaka topic, gusettinga kamera, kweditinga, gupublishinga, gusharinga, ubwo kandi ni kuri gutekereza topic y'ubutaha. Burya umu-YouTuber ukora ibiganiro 3 ku munsi na nyira uko ashobora kurwara ntabimenye. Ni mama. Donc nabo bari mubo ngira inama, nanjye ndimo ko nanjye ngira aho nkumva ndakora cyane, ngiye rimwe na rimwe bikana affecta na health, imbaraga z'imyaka yanjye n'uburyo mba nakoze ibiganiro. Mbarakora 3 nanjye ku munsi, moyenne ni 3 ku munsi, kubera ko
iyo harimo icya radiyo n'icya televiziyo na bibiri bya YouTube usibye ko wenda kuri YouTube nasimbuka umunsi urumva ko n'ubundi nanjye bankora cyane. Iyo rero iyo bibaye gutyo umuntu agasohora umwana agiye kwita izina ntujyeyo, wagize ibyago ntujye gutabara, ubukwe ntubutahe, umwaka umwe 2 3 barakwibagirwa, society irakwibagirwa kandi urabyara. Aha none se niba udataha ubukwe bw'uwo mukorana bw'uwo mwabanye w'inshuti, wowe nutangira gushyingira hazaza bahe? Babyumva? So rero byose nukubivanga, biba bigoye bien sûr, biba bigoye, ariko nukugerageza izo mpande zose, ibyo bice ko ari bitatu: wealth, health, worth. Byose ugomba kureba ko wowe ubundi ubushize nibyo nabikubwiye, iyo wiyevariwe ugomba kubaho ntacyo wishinja habe namba. Abandi bagira ibyo bagushinja ariko wowe wumve ko ntako utagize. Kandi ubwo wongeraho n'umuryango nawe ugomba kuwuha umwanya, mukaganira uko bishoboka kose, mukaganira bakakubona. Niyo mutaganira, niyo mutahuza topiki, ariko at least niba abana bari gutera urwenya nawe ugomba guseka. Urumva utera urwenya ashimishwa n'uwo rushimishe agaseka. Ntago ari we rushimishe, ntabwo ari we. Urumva kaganira, kavugana ubuzima bwo kwishuri, bakagira abashyitsi, ukafatanya nabo kubakira. Byose nibyo byubaka umuntu. Biriya byose ujya wumva abantu ngo umuntu yagize anniversaire y'imyaka ye y'amavuko, umwana akamufetera anniversaire ye, umugore akamufetera iye n'iya mariage. Si ngombwa ko bitwara amafaranga menshi, ariko ni okaziyo yo kugira ngo abantu bongere bahure, babone ko bahari. Niba hari ikintu gishimisha cyane gitera umunezero, ni ugutumira abantu ukababona, ni ugutegura amafunguro ukabona abayafungura. Uranyumva? Noneho bikaba akarusho iyo haje abarenza abo bari witeze. Buriya birashimisha cyane, biranezeza. Ubushize umwaka ushize kuri anniversaire yanjye yari ya madamu yari ya madamu, abantu barataramye tugeza saa 7 z'ijoro. Jaras yaragifite ka kamodoka k'umutuku. Ubwo buri kanya twagatuvuga ati nyarukana dore birashimisha. Ntabwo utekereza ngo wari kugenda amafaranga, kuko utegura ibijyanye n'ubushobozi bwawe. N'abantu rimwe na rimwe hari n'abatwerera, ariko rero n'abantu bakongera kabonana, ugasanga hari uwo muherukana mu myaka 20 ishize, uwo mwiganye, uwo mwakoranye, n'abandi bakuri hafi. Biraryoha cyane. Mujye mugira umwanya. Ngewe ku rwego rwanjye ndagerageza ngira n'umudamu nawe ubikunda, worth. Afite groupe nyinshi, afite izo biganye primaire, afite groupe yabo biganye primaire, afite groupe yabo biganye secondaire, afite na groupe yabo bakoranye. Ibyo rero ubwo nanjye ndaprofitiye iyo maje gukabuta gahunda iye ndamuherekeza. Kurumva turi umuntu umwe. Aho agiye mfite umwanya nanjye njyayo. Nagize impamvu ushize ngira ngo namusanze aho bita Kibaya. Kibaya urahazi? Ishwe. Kirehe urahazi? Warahageze? Kirehe ndahazi. Okay. Buri uvuye muri gare, uvuye aho bita kuri Rompoint mu mujyi Kibungo, ugaca kuri ya stade, ugaterera kara gasozi bita akarutaneshwa, ukagera aho bita Mwirebezo, ugakushumuka. Mbere uko utangira gutambika, hari no bita Kibaya. Arya mu gaboko k'ibumoso munsi y'umuhanda. Hari no bita Kibaya. Utaragera ku muhanda uzamuka Rukira. Narukira nagiye gusura abantu. Biro ni ibintu birabyubaka. Byubaka umuntu w'imbere cyane kurusha uw'inyuma. Ko amafaranga turahiga kuyagwiza ntibyoroshye, ariko no kuyagwiza ntawe uyagwiza nk'undi. Nakubwiye ko iby'ingenzi hari besoin primaire na besoin secondaire na besoin tertiaire. Besoin tertiaire rero nizo babandi bita bakire, nibo baba bazigezeho. Ariko ufite primaire na secondaire, ibyo uvuze ako kantu ko gushakana. Hari inkuru nabonye kuri TV1. Ebanisha ko ari inkuru ikomera. Abagore babiri. Ngiye nagize ngo ni no mu nteko rusange yindi y'abaturage, ariko nza gusanga ubanza atari byo, ahubwo abantu bahuruye. Abaturage bari bahuruye. Abagore babiri bararwana ngo benda kuzicana.
abagore buri mugore umwe aravuga yuko atazi icyapfa na mugenzi we buri umwe babajije ngira ngo abantu bari no kubyumva muri kano ka video. Umugore aravuga ati giye umugore sinzi ikintu mfana, undi nawe ati sinzi icyo mfana, ariko abaturage bakavuga bati aba bagore barafuhirana. Ntibahuje umugabo, bahuje abagabo ariko ntabwo urasoza bakikomeza komeza banzurangiza. Ntibahuje abagabo, bavuga yuko nako ntibahuje umugabo, bahuje abagabo, uraza gukomeza bavuga yuko uri kunindira mba ndibwaribwa. Eka ntibahuze umugabo, ikindi ngo ntibahuze amasambu, ariko abaturanyi bakavuga yuko ngo umwe yabumbishije ngo yubake n'undi nawe ahita abumbisha. Iyo bageze muri karitsiye ngo umwe aravuga ngo ngiye ngo nkurusha nyashi, ngo nkurusha imiterere, ngo nkurusha kuba nteye neza, ku buryo bari kwitabaza inzego ko abo bantu bashobora kuzicana abantu bareba, inzego zigahurura cyangwa se ubuyobozi bukajyayo abantu bamaze kwicana. Reka tubanze dutere metero muri aba bantu. Aba babyeyi ko nawe umaze kubumva barapfa iki? Abantu bitegure kumva ibidasanzwe. Kuri la dosiye nayibonye kandi hari izindi kesi nari maranye iminsi. Dashimu niwe wavuze. Iyo mvuze ko Dashimu yavuze ntabwo ari wowe wabivuze, arasoma akatubwira. Yego abahanga buriya saa 7 kugera saa 10 aba ari umwanya wa Dashimu. Ntabwo simpugahuga. Okay. Yaravuze ngo itandukaniro ry'umugabo n'umugore. Umugabo abika amabanga yose usibye ye. Abika amabanga y'abandi akamena ye. Kucyumva? Ariko umugore amena y'abandi akabika ye. Kakano karakomeye. Akakano gasobanure neza karakomeye. Umugore amena amabanga y'abandi akabika ye. Ntabwo ari abagore bose, ariko ubwo yari ubushakashatsi cyangwa ari umuntu wakoze ikisa n'icyegeranyo, abagore benshi babika amabanga yabo bakamena y'abandi. Abagabo benshi babika amabanga y'abandi bakamena yabo. Icyo kibanze cyumvikane. Etape ikurikiyeho rero, abari abagore kugira ngo bangane urunuka rugeze hariya, kandi abaturage barakubwira ngo bahoze ari inshuti bataraturana. Bari inshuti baza ku rwego umva iki kintu kuba abantu bari inshuti bakageraho bagura ikibanza kimwe bakagisatura, baguze n'umuntu umwe, baraturanye, bari inshuti. Kirumvikana. Umwe afite umugabo w'umwarimu, undi sinzi iby'umugabo wakora, ariko bari inshuti. Kuba bari inshuti hari amabanga bafitanye. Buriya mu bintu mu mibereho mbonezabitsina, imibereho mbonezabitsina niyo mpamvu kuvuga ngo bari abagore bahuje abagabo. Mu mibereho mbonezabitsina genda gake. Imibereho mbonezabitsina la vie sexuelle nicyo nakwita la vie sexuelle. Vie sexuelle nubwo ikorerwa mu mabanga, ikorerwa ahantu hatabona, ariko umuntu nyirizina byabereye mu ibanga, ariko buri wese abashaka kugira uwari bitsa, umwe cyangwa babiri, ntabwo barenga batatu. Ibyo yakoranye n'undi se? Yego. Umugabo agira abandi bagabo babitsa amabanga ye. Kamubwira ati hariya bimeze gutya, bimeze. Ibyo nibyo ndi kuvuga abantu batari bamenyereye kumva. Ariko buri wese ukurikiye kino kiganiro abwire niba hari ibintu yaba abitse ari we wenyine. Ntabwo bishoboka. Cyane cyane ko rimwe na rimwe abagabo baba biyumva ko wumva buriya tugira sinzi naho byanavuye, nako bitangiye kuza ubu ngubu. Birazwi ko igikorwa kijyanye n'imibonano mpuzabitsina gitangizwa n'umugabo. Umugore niyo yabishaka ntiyabwira umugabo, ariko agira ibimenyetso. Narebye ikiganiro muri kino gitondo, narebye ikiganiro cya Sauda ku Murimbo TV, avuga ibimenyetso by'umugore wakunze umugabo, ariko ntamubwira ngo ndagushaka.
ibimenyetso kumureba cyane akamufikisa mu maso rimwe na rimwe hari n'abarengaho akajya arabya akarimi hanyuma akavuga ari uko amukozeho umugore batangiye kukuganiriza gukoraho hanyuma urangwa bari gushyaze yaba yagukunze ibindi biba bitaraza abategereje ko wowe ari we watsa buji ngwashye ariko biba byaturutse muri we buriya tujya twibeshya abagore tujya twibeshya ngo abagabo bakunda abagore no abagore bagira uruhare nibo bagira uruhare rwa mbere kugira ngo abagabo babakunde noneho umugabo yakwaka agafatiraho bakagira ngo umugore washyizemo bariyeri akagira don't touch ntaho wamumenera pe ariko hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo inyamaswa y'inkazi niyo y'inyama wa wundi utamenerwamo nawe iyo afashwe ahitarambarara biba birangiye noneho rero ubwo munarimo nkwereka ibimenyetso nyine ibyo Sauda yavugaga abantu bagiye ku Murimbo TV ibimenyetso nka 7 cyangwa 10 bigaragaza ko umugore yakunze umugabo yaba uwe yaba atari uwe nako wewe ntago biba birimo n'uwundi kuganira gukoraho kugufikisa kureba muri telefone yawe ukihagera mugihura atangiye kureba telefone kugufuhira yabonamo nimero z'umugore ukabona hari abagore bo hanze bafuha kurusha bo mu rugo kandi cyane uya muri nature abari hano barabyumva nubwo noneho ubwo hari ibindi ntavuze iyo umugore yakweretse ibyo bimenyetso Sauda avuga rero abasigaye wowe ngo ufatiye ukore kuri detente ku mbarutso finish hanyuma rero ntago ndi kujya kure yaba ari abagore so bari abagore bahoze ari inshuti niba bari inshuti rero babwiranaga utubanga bakavugana utubanga tujyanye n'abagabo kubyumva umuntu rero ukubikiye ibanga rijyanye n'ibyo cyane cyane ku bagore ariko ku bagabo ubivuze nta birenze iyo rero byageze aho ngaho abagore basangiye amabanga ajyanye n'ubushurashuzi bombi bafite abagabo ariko bakagirana amabanga y'abagabo bo hanze bahura nabo umwe akaribitsa undi noneho wenda akabamo nka yerere umugabo umwe akaba bahuzamo ibikorwa niho bigera hariya bagatangira gutekereza no kwicana kuko abagabo benshi ashobora kubwira umugore wamwizihiye akamunegurira undi cyangwa akamushimira undi ayo ni amakosa abagabo bakora ukaba ukoze de gutabizi ukavuga uti nyirakanaka sete akaba aritaye mu gutwi urumva niba bari abagore wumvise ko abaturage babwira ngo bapfa nyashi ufite nyashi n'udafite nyashi ariko n'udafite nyashi afite ikindi wenda rushundi ushobora gusanga ari nk'umugabo rero wahujemo ibikorwa bombi akabwira uwa nyashi ati uri utafite nyashi bimeze gutya cyangwa akabwira udafite nyashi ati wa nyashi buriya n'ukuri zireba gusa wiseka nta yindi conflict y'abantu baturanye bigeze gukundana yageraho gushaka kwicana ni amabanga ajyanye n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo basangiye abagabo wabyumvise ntabwo ukosoye ndavuga ngo ntabwo basangiye umugabo basangiye abagabo kuko abaturage bakubwira ngo niyo bari mu kabari umwe abavuga undi kubera iki abagabo banywera mu tubari tumwe uwaterese uwa nyashi ejo agatereta utari uwa nyashi babyumva bahura abagore buriya gufuha turebanywe nabyo ariko abagore bo bararenza ni ukuvuga ngo abagabo baba ari abagore bashobora no kuba bataziranye cyangwa batari inshuti uranyumva ariko bo basangiye bo hanze niho bafuhirana uyu munsi haje umushoferi w'ikamyo aterese uwa nyashi ejo haje uwa kwasiteri aterese utari uwa nyashi bagafuhirana wa wundi w'ikamyo yajya gutereta utari uwa nyashi ntuza akagira uwa nyashi akazamura umugara kandi noneho bigakubita rero kuri ya mabanga baziranyeho
rimwe na rimwe akaratekereza ati umunsi yabivuze umugabo wanjye akabimenya nzabikizwa n'iki. Umwe agashaka gukuraho undi. N'ubu ngubu birimo birahari cyane. Arabo mperutse kumva utaragera kuri aho ngo uheruka kumva cyangwa nta nkuciye mu ijambo. Nawe nta kibazo ntaho bajya. Abantu nagiye mbona bavuga bati se uru rugo urumva abagabo basize bari abagore mu cyaro bagiye guhaha. Umugabo ngo yigisha i Kigali nimba amakuru nayumvise neza. Ruriya rugo buriya rurahari ntabwo rugiye. Nimba umugabo yabonye ibyo ugeze muri impact kandi nari nkiri muri ntuza. Okay. Hari abo mperutse kumva babwiranaga byose bagurizanya n'amafaranga. Ariko iyo ubonye message zabo bishyuzanya ntabwo ari amafaranga bavugamo. Umwe abacyurira undi ucuruza abantu ucuruza abantu kwera iki. Umwe bombi ni nkaho ari abagore bibana ariko umwe afite umugabo nubwo asa n'uwibana, undi we aribana afite abagabo mupangira imodoka karubira n'ibiki byose. Hanyuma umwe ashaka gutangamo pase nta nubwo yari afite gahunda yo kumwishyuza. Ahubwo nuko uwo nguwo ubana n'umugabo yashatse guha pase wa wundi upangira wa wundi udafite umugabo. Sinzi niba ubyumva neza. Wowe uri umugore wibana, uriya ni umugabo ugupangira ugukodeshereza akaguha n'imodoka na karubira, sibyo? Njyewe ndi umugore w'inshuti yawe, ngiye mugore wibana, ego nanjye ndi inshuti yawe, ibyo byose ndabizi. Noneho nkazaza nundi iruhande umugore mugenzi wanjye nkashaka kumupangira wa mugabo ugupangira. Noneho wabyumva ukibuka n'ideni nkufitiye. Imbarutse ikaba amafaranga ariko pratikoma atari amafaranga. Abagore bakwicana kuba abagore bakwicana, abagore babikiranye bene ayo mabanga, kuba bakwicana nta gitangaza kirimo. Kuko abagore bubaha biriya bintu. Buriya abagabo twebwe turi babiri hanze pe. Umugabo kuba nakubwira ngo runaka wari inshuti yanjye ndamuguhaye cyangwa ngo nawe genda wibarize ntibisanzwe. Ariko abagore nta mugore ushobora gupangira mugenzi we umuntu bagiranye urugwiro ruzima. Ahubwo aranamubona no mu modoka afite uwo muntu utwaye n'uwahe. Rimwe na rimwe akaba yatera n'amahane we utwaye nka nyogosenge cyangwa mubyara wawe. Abagore bagira ifuhe rirenze. Bari abagore nta kindi buriya hari nk'uwambuye undi umugabo. Either umushoferi wa kwasiteri cyangwa uwikamyo bakamusangira cyangwa yagera hamwe agakwama akajya amubwira ati wantwariye umugabo. Bafite abagabo bisezerano bandi ngo babagiye guhaha shana icyo cyambabaje. Umwe ngo abi Kigali ari kurara ari myita amavi mwitaka. Bo bari muri biriya mbere yo kumbaza cya kibazo nabyo biriya ni syndrome ya y'icyo nakwita nka chômage déguisé. Buriya umuntu wazanye ibintu bya gender kuzamura women empowerment akavuvisha ko nabo bagomba kujya mu kazi, ni biriya yagabanyije. Umugore wiriwe mu kazi agataha ananiwe areba abana ntabwo yabona umwanya wo kumenya niba mugenzi afite nyashi. Bari abagore birwa mu rugo rero. Birwa mu rugo nimugoroba bakajya mu kabari barata nyashi. Umugore wiriwe mu kazi ntiyabona uriya mwanya. Umugore uruhuka rimwe mu cyumweru. Ese ucira urubanza umugore ujya mu kabari? No ça dépend ujyamo yakoze. Unfortunately nuko abajyamo benshi ari abadakora. Abenshi nabategereza amafaranga y'umugabo. Umugabo wenda arakora muri HCR, umugabo wenda arakora muri GIZ, umugabo aratwara iyo kamyo, araye mu Bugarama apakira imifuka y'isima, araye Shinyanga ajyanye wenda amatafari ya Ruriba. Umugore ategereje amafaranga. So kuba désœuvré. Kuba désœuvré bikurura uwazivote. Uwazivote ni kuba nka nyina ngiyo bijya cyangwa umuntu agati gahuwa n'umuyaga ushatse wese amuganisha. Afite amafaranga umugabo yamuhahiye, arya neza, afite temperature ye irazamuka kandi umugabo nta mwanya afite yo kugira ngo acubye ya temperature. Noneho
bagakora ibigare by'abagore bakajya bajyana mu tubari iyo bajyanye mu tubari 1 2 3 bakagira abonoma yo kuri piscine n'urugero bari abo nta piscine bagira b'Inyamirama uzi ko piscine igomba kuba wambaye umwenda ukwegereye nespa ejo bundi nari nyiriho kwa gatatu ya Palace Rock Hotel i Bugesera nareba ukuntu abagore bameze mu bagabo 5 babarebye nk'abagore bari bahari twarabarebye babagota komanteri turi abagabo hari n'abagore bakavuga turi umugore ateye neza muri 5 bapresiye amataye y'uwo mugore uje kuri piscine cyangwa uri mu kabari ntabwo haburamo umufata babiri bafata nimero umwe ntagire icyo ayimaza undi akayibyaza umusaruro cyangwa se bakazifata ari 3 umwe akayibika babiri bakayibyaza umusaruro wa mugore akaresista niba hakaniye 5 ba kino cyumwe 5 b'igitaha azamara ukwezi ko kwahakana biragoye kandi afite umwanya nibyo bya bindi nakubwiye twabikoze mu kiganiro cyejo ndimo nkubwira abunganiza ugaseka ubwo buzima buba niwe wishimira imibonano mpuzabitsina kuko ayikora afite umwanya atananiwe mu gihe mu rugo wa mugabo w'i Kigali azataha kuwa 5 nimugoroba abanza asuhuza abantu muri centre abanzi Kayonza afate rimwe nagera kuri centre ya Gikaya cyangwa se hari ya Nyamirama afate irindi agere mu rugo bamugwe mu rwuba iminsi yose amaze i Kigali ariko aharare kuwa 6 ku cyumweru araratashye ngaho rero baza umugabo we noneho wabipanze bikaba kumanywa afite imbaraga zose nta kazi yakoze nta stress na wa mugore yakarabye yariye wa nijoro we no kugona n'ibiki byose umugore rero wabonye amafaranga y'umugabo we akongeraho n'ayundi w'iruhande akongeraho noneho n'imibonano y'amanywa abantu bafite imbaraga my dear abantu badukurikiye bajye bambabarira ntago mba ningisha ibibi ubishyize hagati ukavuga ngo inférieur ou égal biruta cyangwa birutwa le choix est clair abantu babikoze bafite umwanya habona bishimye ntawe ufite ibitotsi ntawe ufite umunaniro ukabigereranya n'iby'ijoro bya saa 7 z'ijoro umuntu ari mu bitotsi atangiye gutekereza akazi kejo yari magona afite ingonera tusa n'imyuka yose yo mu buriri ntabwo abo kumanywa ibyo bibaho so rero nuko abo bagabo bari abagore icyo nkubwiye nyine barashwana kubera amabanga basangiye ajyanye n'amajyepfo wa mugani wa Alphonse Twahirwa na Daniel Hakizimana amabanga y'amajyepfo ku bagore iyo yari kubikije akagira agatekereza ko warimena seramoro yako nugiye mu bagabo ho it's okay wabeshya gahubwira wabwiye ko udafite umwanya munini ntabwo ari ikibazo warugiye kumbaza wambwiye ko udafite umwanya munini ntabwo ndibuze kugutindana ariko mbere yuko nkurekura uretse no kuri runo rugo hari birashoboka yuko hari n'urundi rugo rumeze gutya hari umugore we bitagiye kuri kamera ariko nawe umugabo yafashe agasakosha akajya mu matelefone yabo birimo akajya guhaha nawe akaba yibereye muri biriya we yasigaye uru rugo ubu ngubu rurahari nimba uyu mugabo yabibonye kuri ka YouTube rurahari si urugo uvuze se rurahari ntabwo rusenyutse kidahari n'umugore oya bisenya urugo ikidahari ni umugore ariko urugo rurahari oya wamenye ko umugore waguca inyuma ntabwo bisenya urugo ya urugo se niki wowe uko urufata uzi ko urugo ari umugore n'umugabo n'uburiri no urugo ni entité sociale narabikubwiye urugo rwawe urutsimbararaho kugira ngo wereke rubanda yagutaye ubukwe wereke kwa nyoko bukwe kwa so bukwe wereke abo mwiganye ko uri umugabo wereke kandi uri gushira umarwa n'ikizi ku mugore wawe yaguciye uwo mugabo uri i Kigali se tuza ari mu biki we tuza ari mu biki ntabwo gucana inyuma bisenya urugo keretse urwo bafite imitima yoroshye no kandi ubwo gucana inyuma bisenya umugore ntabwo bisenya urugo
urugo ni ibyo byose ni abana. Ubu umugore yaraguciye inyuma mufite abana batatu, umwe gardienne, undi primaire, undi secondaire, murakora gatanya, abo bana bashyire hehe ko ari party y'urugo. Ubu umurandura nzuzi ntabwo gucana inyuma byakabaye bisenya urugo, kuko urugo ni rugari cyane. Uhereye mu barubamo shyiramo n'umukozi n'umuzamu n'umushoferi. Ibyo ni igipangu ndebye. Hanze y'igipangu abaturanyi, mudugudu, abo mubana mu miryango remezo, abo mubana mu wenda mu muryango nk'ishyaka, abo musenga na korari, abo mwiganye, abo muvukana, abavukana n'umugore wawe. Iyo ushenye urugo ubushenye icyo kintu cyose. So rero ku nyungu z'iyo community hari ibyo wihanganira. Kandi nuko ntazi ndabizi nako abantu mu mitwe, abantu bishyiramo ko ibintu by'imibonano mpuzabitsina babigize tabu. Sinzi ahantu biva, kuko ari siyanse, ari no muri za Bibiliya, n'Imana ntiyigeze ivuga ko ari iby'umuntu umwe. Iyo ibitekereza yari gushyiraho n'ingufuri. Imana ishobora gukora systeme ku buryo haje umugabo utari uwawe cyifuza, cyangwa ikavuga ngo nutekereza umugore utari uwawe urakabura gahinguke nk'agahe. None oya apara no rotire ta parole je rotire ma parole akanyewe umwana ra nukuvuga ngo izina mu myumvire y'Imana in life we share. Kuko ishaka kuvuga ngo ni ikintu cy'umuntu umwe yari kubikora nkuko ubuse ko yakoze systeme ku buryo utarya ngo mpage. Yari nanone ko kuba yashyiraho systeme ituma ndya akaba ari wo guhaga. Ibintu byose yarabibonaga ko bishoboka ko byaba iby'abantu barenze umwe. Icyo niko yabikoze. Ariko nanone impamvu abantu babikabiriza cyane cyane Abanyarwanda, sinzi ahantu babikomora kubikabiriza, kumva ko ari ibintu bihambaye. No. None wabajya basenya urugo kubera ko umwe yafashe indaca inyuma. Nabataza agaciro k'urugo. No, ntabwo imibonano mpuzabitsina ariyo base y'urugo. Please. Gusenya urugo kubera ko habaye imibonano mpuzabitsina yakozwe mu buryo butari bwiza, ubutaza agaciro k'urugo. Foyer. Tandukanya foyer na couple. Hapfuye ibya couple, ariko foyer igomba kubungabungwa. Nguhaye urugero ngo wowe uzasaba gatanya ufite abana batatu ngo kuba ko umugore wawe yasambanye. Waba uri bukorikora ibwanzi, barihima bamujinya, ntabwo ari bukorikora ibwanzi ikoramo. Barihima bamujinya, we yarayikase, umugore yasambanye. Gusa yarakoze iki? Ntabwo rero gusambana kumwe mu bashakanye byatuma icyitwa urugo kibura. Kuko nyuma ya gatanya abana baraba bandi. Iza nshuti murazipasura se nazo, muragabana imitungo y'ibintu bifatika. Abari inshuti zanyuze nuza ejo bundi Karidinali Kambanda yabivugiye ku Nyundo. Aravuga ngo iyo ababyeyi batandukanye abana baratanyuka. Niyo terime yarabanje kwegisiza ati ngiye kwahuranya mwihangane. Karidinali ati iyo ababyeyi batandukanye abana baratanyuka. Batanyuka gute? Bagiye ku ruhande rumwe, barajyanwa n'umugabo ariko bakunda nyina, batanyutse mu mutima deja. Urukundo rwabo batangaga mu rugo rufatanye, bagiye kurupasura barugabanye ababyeyi babiri batakibana. N'inshuti bwo ziratanyuka, bamwe bakajya ku mugabo abandi bakajya ku mugore. Dufizi ubwo niko urugo rwasenyutse hejuru akantu gatoya. Abantu bashobora kwiga kubabarirana cyangwa se, ariko practical basinzi impamvu. Kandi nuko n'abantu bagiye babiremereza cyane cyane n'abanyamadini, ariko ubundi ni ibintu bisanzwe. So ndagushimiye rero. Yes, twihanganishe bagabo bari abagore. Ego birumvikana. Ikibazo nuko nambaje ngo aba bagabo ngo urugo rwasenyutse. Kutatekereje aho bari abagore bavuka se. Abana babo se. Aho bashatse se, imiryango y'abagabo babashatse. Byose biri hanze.
ariko ntawe nagira inama ngo ibi bisenye urugo. Yego. Urugo nirugume rubungabungwe, abana bakurire muri environnement familial, abaturanyi biriya bareba ubundi buryo babikemura ari amakimbirane yakemuka, babunge, ariko nta mpamvu irimo yasenya urugo. Yego. Nibyo ngibyo rero bakunzi ba Karegeya Omar Pano, twizera ko kino kiganiro gifashije imiryango myinshi yari igiye gusenyuka kubera ibyabaye. Hari n'ababa basenya umuryango ku kantu gato cyane, ngo yamubwiye nabi, ngo yagize gute. Murumva ko umubyeyi ababagira inama ko hari byinshi. Ariko ntabwo nyine umugore agusuzugwe niyo yagutuka. Gatanya ni igihano ku bana na za nshuti. Mwebwe mukemuye icyanyu. Ariko abana rosoru y'abana muri Gatanya nta muntu n'umwe urayikora ubushakashatsi ngo atwereke umurongo. So nuvuga ngo gusenya urugo kubera ko bagututse, bagusuzuguye, baguciye inyuma, bagurishije umutungo utabizi, ugahana abana. Kandi uwo mwana igihano umuhaye kizamukurikira no kubazamukomokaho. Umwana wakuriye muri environnement arerwa na nyina gusa, areba se hakurya, n'uwakuriye muri environnement abana na se gusa abona nyina handi, nawe nyuma mu rushako rwe bizamukurikirana. So abantu nicyo bakabaye bareba. Kwirukira Gatanya mubanza kwibaza rosoro y'abana. Keretse Gatanya wenda irimo ko wenda abana bari babangamiwe. Umubyeyi umwe abakubita cyane cyangwa bicisha inzara, icyo nacyumva. Ariko wowe kuvuga ngo baguciye inyuma ugahana abana, kuvuga ngo bagurishije isambu utabizi ugasaba Gatanya ugahana abana, ubundi ni naho bakagombye kubirebera. Wenda ikaba ari kuri rwa rwego, hari igihe abashakanye baba bageze ahantu ho gushaka kwicana cyangwa se kwamburana ubuzima. Iyo niyo force majeure. Ariko hari ibindi byoroshye abantu bashobora kwihanganira, kuko n'umucamanza sinzi impamvu atabanza ngo arebe ngo abana biragenda bite. Yego. So tukagira abana rero biswe ko barerwa na ba mukase kubera ibyo, kubera ya Gatanya yihutiwe gutangwa, barerwa n'abagabo ba nyina, ari mu muhanda rimwe na rimwe bikanga. Buri ugiye uzakoresha ikiganiro bano bana bo ku mihanda zira marine, henshi usanga ari izo kesi. Papa yatandukanye na mama, papa ashaka undi mugore, none umugore wa papa ntiyankunda, akajya nkubita, kankoresha imirimo yivunanye, yankura mu ishuri, ibintu nk'ibi. Yego. Byose biba byaturutse kuri ya Gatanya. Nibyo rero ntabwo ari ikintu kibonetse cyose cyo kuba cyatuma abantu batandukana. Tubiriya noneho byose. Ubundi se ninde abikoze bwa mbere? Yego. Ntabwo waramushatse inzira ari nyabagendwa. Wowe se uburi shyashya kuki baguca inyuma ukazamura umujinya? Warashatse uri vierge, wabyumva, no mu rushako ukaguma uri vierge. Uwo nuko nta facts bigira. Uwo yemerewe kuba yavuga ati banciye inyuma birambabaje. Ariko ikibazo wowe uraca iburyo agaca ibumoso, waragize ngo bigatuma usenya umuryango. Abantu twagutaye ubukwe tugera muri 500, abana mumaze kubyara bagera muri 3, 4, 5 ku Gatanya. Donc wowe ikosa wakorewe urigize igihano kuri famille. No. Oya. Yego, nibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu kuri Karegeya Omar Pano. Ibiganiro byo nakagaruka n'ubutaha.